Alright, ikaze nanone kuri The Mike Radio ndetse na TV ni umwanya w'amakuru y'imyidagaduro show business cyangwa se amakuru y'ibyamamare muri rusange. Ariko mbere yuko kugezaho amakuru ari kugenda avugwa muri show business, ndaza kubanza nkugarure gato ku nkuru yabanje yo bita Turahirwa Moses Motions cyangwa se Kwanda season 1 bitewe nuko umuzi nuko wamumenye. Nyuma rero nta kindi mu kugaruriraho no kukumvisha gato kuri version y'umubyeyi we papa we watangaje yuko rwose umuhungu w'ibintu yihandagaje agatangaza biteye isoni, ndetse ko ibyo avuga ngo ihohoterwa isi yakorewe muri gereza, dore ko ngo yarafunzwe mu mwaka w'1999 rwose ngo nta ryabayeho, ndetse ko nawe atigeze ahohoterwa ku giti cye, ndetse ko ngo atari nako bamureze nyine mu by'ukuri. Umubyeyi we nawe atewe inkeke n'ibintu uyu musore yabaye atangaza ku mukuru w'igihugu ndetse na FPR inkotanyi. Turagaruka mu kanya numara kumva iyo version y'uyu mubyeyi. Umwana mu burere twamuhaye hamwe n'abana bavukana mu muryango wacu, ntabwo harimo kwanga, mbega nta vangura riba mu muryango wacu, uburyo twari kumutoza iyo mico. Ibyuko ibyo byose yanditse avuga ko nahohotewe igihe nari mfunze, gufungwa kuko byarabaye igihe cy'amezi 4 mu mwaka w'1999. ni muri bya bihe n'umuntu ukwanga gusa yatungaga urutoki bakagufata, ariko ubuyobozi bumaze gushishoza usanga ko ibyo bandegaga ntanamenye atari byo. Hanyuma mu bushishozi bw'inzego zariho icyo gihe bafata icyemezo cyo kundekura ndataha. nta hohoterwa nzi rwose, ahubwo ngiye nishimira ko icyo gihe mu bushishozi bw'inzego zariho babonye akarengane kanjye bagafata icyemezo cyo kundekura bitanatinze. Alright, nguko rero iyo ni version y'umubyeyi wa Moses Turahirwa wagarukaga ku burere bwe ndetse n'ibihe yanyuzemo. Umuhungu we yatangaje ko aribyo byagiye bimubabaza, akaza kwadukira akavuga ibyatagakwiye kuvuga ku buyobozi. Inkuru rero ye yanagarutswe n'umuraperi witwa Betray bagiranye ibibazo mu bihe byatambutse,